muraho dushyigikije ijana ku ijana amahitamo meza mwakoze yo kuyoboka Albert Electronic Shop. Tunashimishwa cyane no kubona mufite inyota yo kumenya aho ibyiza biri. Ariko se mwigeze mwitegereza uburyo uyu munsi mu kinyejana cya 21 ibintu byose bisa naho byubakiye ku ikoranabuhanga? Iki ni ikinyejana kiri kutworohereza ubuzima kurusha ibindi binyejana byose byabayeho, kubera ko uyu munsi dufite telefone tunyuzamo urutoki zigakora ibyo dushaka, kandi byose tubifashijwemo na Albert Electronic Shop. Albert Electronic Shop, izina ryuje ubusize risa n'irotesha ba nyiri kuryumva rikaba iduka rya mbere dusangamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Uretse gato mvi inkuru witonze, muri Albert Electronic Shop ducuruza telefoni za gatushi z'ubwoko bwose, no kuvuga Tecno na Itel, accessoires za telefone, cover za telefone, anti-block za telefone, chargeur za telefone ubwoko bwose, écouteurs z'ubwoko butandukanye, radio z'ubwoko butandukanye, amabatiri za telefone, amatoroshi, imigozi y'amashini, amasaha y'ubwoko bwose, amatara, flash disk z'ubwoko bwose ingano zose, memory card za original ingano zose, ipasi, keto, amabuye ya telecommande, amabuye ya mikrofone, suri za mashini ubwoko bwose, rinete ubwoko bwose, dukorana telefone z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Usibye umwihariko w'ibikoresho by'ikoranabuhanga dufite utapfa gusanga ahandi, muri abakiriya n'abami n'abamikazi. Muri Albert Electronic Shop ikintu cya mbere si amakuru, ahubwo ikintu cya mbere n'aba At this moment, he knew. He fucked up. No. Sherry, don't ver. Ese kutabona kubira imyenda ngo njye ku kazi bimeze bite? Akuzaniye iki? Ngenda kubwiye Satani yabari babakozi bamenye amadongo cyangwa baba baramenye amasanzu, oya baba baramenye n'ibikombe, yenda na kimwe namenda ni mu mako kazi ni mumbe ni munyakazi uya ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukazi arifata akagenda Jesus Christ. Yose niyo mpamvu tugeze hano hirya ndimo ndaza hano ku irembo kamwe mu mugurira cyatanu Mwana kugurira cyatanu ni akugira na Kenya. Jena nitwe yagusegeye. Sege utamu. Yose jewe nose mu gitondo se nari ndanga. Nyine ma agenda ni. Nyine Burya yarambwiye. Agiye kuzana amafaranga kuri wowe. Agenda nyine ni yaka. Dusigo amaherezo yabyo bizagenda gusa. Usindo tukajya kwisha cyane abandi bafite amafaranga nkaje ko. No. Umuntu nta mafaranga kwicisha inzara ibyo biburiye. Gusa waratsinze kwijyanira mu cyaro. Jebo no umva mfite amafaranga ahubwo reka twijyanire mu cyaro. N'ubundi ndagiye kunyicira. ma ingarunza ndekwe turashize Bamugabo agiye kunyicira inzara n'ubundi reka. Dore twigire mu nzu twitegure amatike. Madness. reka mbwire Satani reka mbwire ariko shaka uruhinge reka mbwire ngenda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukazi Imana ibirimo.